Shalom, shalom, shalom. Bani basubiza byiza abanya kutwikora twongera gutekereza nanone no gusenga mu cyerekezo wabamenyirika wakoze kuzuye ibizima izina rya Yesu kunabwe imbaraga zose mwami wanjye Imana nyemerera n'abariye aho umwuka wera aze avugane nanjye nshobore kuvuga urakoze mwami w'abami icyo cyose gikomeye izina ryiza kwizera Yesu aduhana umugisha yabiye gusoma ijambo ry'Uwiteka Imana turacyari rya jambo ryacu twasengeyemo kwambara imbaraga rero imbaraga zikiye imbaraga umunsi ushaka kugira ngo ejo hawe cyangwa se ushaka mu kwezi cyangwa mu mwaka kugira ngo ikindi giye gukurikiraho uzashobore guhangana nacyo uzashobore kugera ku Imana ivuganye nawe Imana yagambiriye mu buzima bwawe abantu benshi turananiwe kandi ari Imana yadukozeho abantu benshi tugiraho twagomba gukira abantu benshi tunaniriwe aho twagombye gusubizwa imbaraga abantu benshi tuvuye aho twakagombye kubonera umugisha niyo mpamvu iyo wambaye imbaraga z'ikindi gihe bigufasha kugira ngo ushobore kuvugana nawe mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo riri mu gitabo cyo Kuva ibice byaho 7 umurongo waho wa 10 nago ndi busome ni inkuru ndende ariko reka some umurongo waho wa 10 haravuga ngo Mose na Aroni binjira kwa Farawo bakora icyo Uwiteka yategetse. Aho ngaho icyo Uwiteka yategetse uca akarongo. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi aribo bakonekone ba Egiputa nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Amen, haleluya. Ahangaha turabona Aroni na Mose binjira kwa Farawo ariko bari bamaze kuvugana n'Imana kuko umurongo wa 10 uzovango ngo maze bakora icyo Uwiteka yategetse. Kugira ngo wambare imbaraga z'ikindi gihe ni ugukora icyo wavuganye n'Imana. Haleluya. Uyu munsi ngiye kuvuga gukora icyo wavuganye n'Imana. Uyu mugabo Mose ntago nshaka kuvuga amateka ye cyane ariko mwibuke ko Mose yavutse abana bose barimo bicwa b'abahungu. Amaze kuvuka Mose aza kurokokera mu nzara cyangwa se arokokera ngo arokokera hagati mu babyaza. Ababyaza umwana wese w'umuhungu wavukaga baramwicaga ariko ngo arebye Mose kubera ko ari Imana yari yavuze kuri Mose bamunyuza ku ruhande ntiyapfa. Bibiliya tubwira neza ngo nyina muhishe amezi 3 ariko muri abo mezi 3 byarangiriye aho ngaho arangije abura uko abigenza.
Mose barangije baramufata bagenda bamujugunya mu mazi, naho ntabwo hari harimo ubuzima, ariko muri ayo mazi naho yarahakiriye. Imana ngo irongera ikoresha umukobwa wa Farawo ngo agira icyokere cyane, ajya kuri ayo mazi agiye koga. Mwibuke yuko Imana yamukuye mu bikari by'abami imutwara mu bishanga cyangwa ku mazi yo mu migende aho hantu cyangwa muri iyo migezi. Bibiliya tubwira neza ngo ageze akureyo wa mwana aramutwara ajya kurererwa kwa Farawo. Haleluya, haleluya. Birashoboka yuko yari umugambi w'Imana, ibidashoboka birashoboka. Ntabwo byari byoroshye uburyo uwo mwana w'umwami yagomba kujya kogera mu mazi yo mu migezi cyangwa mu bishanga cyangwa se aho hantu, ariko yagiyeyo kubera yuko hari icyo Imana ishaka gukora, kuko hari icyo Imana ishaka kurokora, kubera ko hari umuntu Imana ifite icyo yavuzeho. Hari abantu bazava mu Burayi bave muri Amerika baze bagusanga kubera ko hari icyo Imana yakuvuzeho. Hari abantu batandukanye bazaza bakwegera bakugira inshuti kubera ko hari icyo Imana yakuvuzeho. Haleluya. Mose umukobwa w'umwami ava mu mapisine y'ibwami ajya mu migezi aho ngaho ajya kogeramo. Haleluya. Icyo ni igitangaza cya mbere Imana yakoze kugira ngo itegure Mose. Mose arangije arakura akurira kwa Farawo. Bibiliya irambwira neza aho kwa Farawo niho yigiye, aho kwa Farawo niho yamenyeye iby'ubwami uko bimera, aho kwa Farawo niho yabereye umuntu ukomeye. Ariko ngo igihe kiragera ngo yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Haleluya. Arangije ni inkuru ndende, ariko ndongera ngaruke yongera kugaruka kwa Farawo. Impamvu yahagarutse yarahazi, impamvu yahagarutse yarazi icyo agomba gukora, kuko yari yaramaze gutozwa n'Imana. Haleluya. Uyu munsi ndavugana nawe, birashoboka ko ubuzima urimo waba urimo kwigishwa n'Imana, waba urimo gutozwa n'Imana, ariko Uwiteka umwami Imana azi icyo yashyize muri wowe. Niyo mpamvu mubwira ngo nshuti yanjye, muri aya masengesho ndagira ngo icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, icyo Imana yakuvuzeho cyongere gisohoke, icyo kiri muri gisohoke. Birashoboka yuko muri wowe harimo amashuri akomeye ugomba kwiga, ariko umunsi ntabwo uri mu ishuri. Nshuti yanjye ndavugana nawe ngo hari Imana yite kutwambika izindi mbaraga kugira ngo ikiri muri gisohokemo. Birashoboka muri wowe harimo ubwenge bukomeye cyane, yewe birashoboka waba urimo kunyumva muri wowe hakaba harimo n'umuti ushobora kuvura korona, ariko ukaba uri aho ngaho, ukaba wicariye aho ngaho, ndetse n'ibindi byorezo, kuko ushobora kuba ari we mudogiteri ukomeye mu gihe kizaza. Haleluya. Ndimo ndavugana nawe urimo kunyumva, hari icyo Imana yashyize muri wowe, igihe kirageze kandi kirasohoye ngo Imana ikivanemo kimanuke mu isi, kize kibe igisubizo cy'isi. Mose arangije igisubizo cy'Abisiraheli, Imana imukoresha ibikomeye imbere ya Farawo. Kubera iki? Ariko ibanga ryari iki? Gukora icyo Uwiteka yamubwiye, gukora icyo Uwiteka yavuze. Rero iyo turimo dusenga nubango tuba dushaka turi imbere y'Imana kugira ngo Imana ihishure ikindi muri twebwe yatuvuzeho. Nitujya kugikora kizaba success cyangwa kizaza gifite itandukaniro n'ibyo abandi bakora. Haleluya. Iyo ukoze icyo Uwiteka yakuvuzeho bituma bikizana itandukaniro n'ibindi usanze. Haleluya. Uyu mugaragu w'Imana Mose ndetse na Aroni bamaze gukora icyo Uwiteka yavuze, biravuga ngo batwara inkoni, barangije baragenda bajugunya ya nkoni imbere ya Farawo. Yari akibibazaho, Farawo agira ngo ni Mose wari usanzwe, Farawo agira ngo ni Mose yarazi, Farawo agira ngo ni Mose w'Umwisiraheli bari mu bunyage no mu bubohe, bari basuzuguritse cyane. Ariko Mose yari yavuganye n'Imana, Mose yari icyo yari yavuganye n'Imana, Mose yari icyo yari yabwiwe n'Imana, arangije akora icyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Ndavugana n'abakozi b'Imana, ndavugana na buri umwe wese uzi uyu munsi ko hari icyo Imana yavuze ku buzima bwe. Nubwo waba utabizi, ariko reka nkubwire kuba uriho, kuba uri buneze amatwi akanya. Reka nkubwire ntabwo Imana yitaye ku buzima n'imibereho urimo, ariko Imana yitaye kuba wumvira ijambo, wowe urishyira mu bikorwa icyo ijambo rikubwira. Numara kugikora, Imana iriteguye gusohoza umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ndimo ndavuga kwambara imbaraga z'ikindi gihe, ndimo ndavuga kwambara imbaraga zo guhangana n'ibihanda biri imbere yawe, ndimo ndavuga kwambara imbaraga zo guhangana n'ubuzima buri imbere yawe. Kuko icyo Uwiteka ashaka kuzaba cyo, icyo Uwiteka ashaka gukora cyicaye muri wowe imbere. Haleluya.
haleluya. Ntabwo ushobora gupfa Uwiteka icyo yakuvuye kitarasohora. Niba ari imyaka 10 igomba gushika ukabikora, wamara kubikora ugasezera nk'intwari, ukagenda nk'intwari mu izina rya Yesu. Bibirongera tubwiye neza ngo maze ngo abakonikoni nabo bashaka gukora nk'ibyo Mose na Aroni bakoze, ariko ngo yanzoka Bibira tubwira neza ngo ya nkoni ya Mose yavuyemo inzoka, barareba baratangara, bibaza Mose ibyo yakoze birabacanga. Ariko ngo Farawo yibuka yuko n'abafite, yibuka ko n'abakonikoni be, yibuka ko n'abarozi be, yibuka ko nabo babikora. Haleluya. Bibira tubwiye neza ngo nabo baraza, bazana inkoni zabo, baraza bazirambika hasi, bakimara kuzishyiraho ngaho. Bibira tubwira neza ngo ya nzoka yavuye mu nkoni ya Mose ngo irazimiragura zose. Haleluya. Je kukubwira nshuti yanjye, uyu munsi wa none urimo kunyumva, hari izindi mbaraga Imana iteye kukwambika, kuko ibyari byiguhagurukiye, kuko abari baguhagurukiye, kuko abari barakuroze. Reka nkubwire nshuti yanjye, niba barakuroze, hari izindi mbaraga zimanutse aka kanya kuza gukuramo amarozi yarari mu nda yawe, yarari mu mubiri wawe. Mu izina rya Yesu ndavugana nawe, inyatsi zizuye mu rugo rwawe, ariko Uwiteka ubamo Imana arambwiye ngo uyu munsi wa none Uwiteka araje, kandi Uwiteka Uwiteka araje, kandi Uwiteka ahagurukiye kukurengera no kukurwanirira, kuko Uwiteka arambwiye ngo nkubwire ngo ntago bizaguma kuri uko byari bisanzwe. Imana ije guhindura ubuzima bwawe, Imana ije guhindura amateka yawe, Imana ije guhindura imibereho yawe, Imana ije guhindura icyo yakuvuzeho, kuko ubuzima bwicaye muri wowe. Ndimo ndakubwira ngo muri wowe hari ubuzima budashobora kuzima, nubwo abona gusa nkaho uzimye. Mu izina rya Yesu uyu munsi uraba muzima, uyu munsi urabona amahoro, umunsi urabona imibereho misha, umunsi urinjira mu isezerano ry'icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu ndavugana nawe, umaze iminsi agahinda ari kenshi, ariko Uwiteka umwami Imana ntago yitaye ku gihe umaze. Icyo yitaho uyu munsi ni uko Imana yiteguye gusohoza imigambi myiza ifite ku buzima bwawe. Haleluya. Uyu munsi wa none ndimo ndavugana nawe ngo Uwiteka umwami Imana ahagurukiye kukunezeza no kukuneshereza. Mbaraga z'abanyamahanga, mbaraga z'abarozi, mbaraga z'imyuka ari kwicayeho, mu izina rya Yesu. Niba urimo kunyumva, uwo murwayi uri iruhande rwawe, murambike w'ikiganza, ngiye gusenga. Uwiteka umwami Imana agiye gukora igitangaza ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Wowe uri muranyumva, amadeni agugeze kure, ariko kuko Uwiteka umwami Imana akuntumye uyu munsi, arambwe ngo nkubwire ngo humura. Cyamunara yarije mu rugo rwawe, cyamunara yarije mu rugo rwawe, irahagaze aka kanya mu izina rya Yesu. Niba wizeranye nanjye vuga ngo amina. Ndavugana nawe uri muranyumva aka kanya, urankurikiye muri aka kanya mu izina rya Yesu, kuko ubuzima bwawe wabonaga busa muri danger. Izina rya Yesu uyu munsi wa none nje guhumuriza ngo humura, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iyo Mana yagendaga na Mose na Aroni, iyo Mana niyo ndimo kuvuga. Iyo Mana irahari, iyo Mana ikunumyeho kugira ngo igire ikikora, nigira ikikora kandi ikakirema aho bidashoboka. Mana yaje kubikora mu izina rya Yesu. Niba utarakira Yesu ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kuko urabizi inshuti yanjye, dore urugo rwawe rugiye gusenywa kubera n'akabari, ugiye gusenywa kubera uva mu ndaya, ugiye gusenywa n'urugo rwa kabiri washatse ndetse n'ubwa mbere utararuhaza. Mu izina rya Yesu subiramo aya magambo uti mwami Yesu, uyu munsi wa none ngusabye imbabazi, umbabarira ibyaha n'ibicumuro byanjye byose. Nanjye ndakugarukiye, numvise ijambo ryawe rikoze ku mutima wanjye. Mwami Yesu, amazina yanjye uyavane mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'abaho ubugingo buhoraho. Niba usubiyemo iryo sengesho urakijijwe, kandi Imana irakubabariye. Ndavugana na buri umwe wese, abo bose uko navuganye nawe ndagira ngo mbasengere mu izina rya Yesu. Uri Imana nyamana nyiringabo, urashoboye kandi urahambaye, ntabwo ujya unanirwa. Uwiteka wavuganye nanjye ngo ibyo natura byose ku bantu bawe bateze amatwi aka kanya birabasohoraho mu izina rya Yesu. Mana nyiribihe, reka mwami wanjye ijambo ryawe rikora ikirizanye, nk'uko ijambo ryawe ryagendanye na Mose ndetse na
Aroni rigasohoza imbaraga z'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni zigatsindwa. Inkoni ya Mose ndetse w'inzoka yavuyemo ikamira za nzoka zavuye muri za nkoni z'abakonikoni. Niko Mwami Imana ijambo ryawe rimanukiye kumira byari bimuhagaritse umutima, rimanukiye kumira byari bimuteye ubwoba, rimanukiye kumira ibyo byari biri mu rugo rwe. Mwami utanze amahoro kandi utanze ihumure mu izina rya Yesu. Reka dusoreza ahangaha, ndacyasengana nawe. Reka dusengane iminsi isigaye. Imana hari ikije gukora kandi Imana ije kubikora mu izina rya Yesu. Urakoze kuko wadukurikiranye kandi Imana irabikoze. Ndeka nkubwire inshuti yanjye, ushobora kuba hari igitekerezo, hari icyifuzo n'icyo waba utumvise neza, hamagara kuri iyo nimero yanjye cyangwa se unyandikire 0788430085. Dore email yanjye niyo ngiyo nayo irimo kunyura kuri iyo ekara. Imana ikumera umugisha kandi ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane inyigisho zacu zo muri ibi bihe. Imana iguhe umugisha. Amen, amen. Amahoro ya Kristo abane namwe. Amen.